Ese iyo bavuze igihugu gikomeye mu bya gisirikare wowe wumva iki? Ese ukeka ko ari iki bagenderaho batondeka ibyo bihugu? Ese utekereza ko ari iki icyo gihugu kiba kirusha ibindi ku buryo bagishyira ku mwanya wa mbere cyangwa se bakagishyira mu wa kabiri? Ndabizi ugiye gutekereza ibintu byinshi. Shira amatsiko nibyo tugiye kuganiraho. Icyo usabwa weho ni ukudutega amatwi maze natwe inkuru tukayiva imuzi n'umuzingo. Ndabakiriye, nitwa Ishimwe Julien, naho YouTube channel yo ni Ihishe Julien Official. Ikaze mu kubagezaho iki kiganiro ngiye kwifashisha inyandiko yasohowe n'ikinyamakuru USA News. Iki kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku itariki 31 z'ukwa 10 2024. Ikaze. Iki kinyamakuru cyasohoye rwose inkuru isa naho ari igitangaza, nkaho nyuma yaho iyi nkuru rwose igiye hanze, ibinyamakuru ndetse n'abasesenguzi batandukanye bayisamiye mu birere bayisesengura, nkaho nimara kubabwira lisite kuva ku mwanya wa mbere kugeza ku wa 10 uko ibihugu bigiye bitondekanije. Rwose ndaza kubabwira na bimwe mu by'abasesenguzi bagiye bavuga kuri ibi, nibyo bitangaje. Ikaze, ndabakiriye ku muyoboro mugari ubagezaho inkuru zizewe kandi zizira ibihuha. Mbere yo kubagezaho iyi nkuru, reka mbanze shimire buri umwe wese wamaze gukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Shishikariza n'umuntu usuye YouTube rwose bwa mbere kuba yakora subscribe kugira ngo adushyigikire kandi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nta nkomyi. Nukanda subscribe wibuke gufungura n'inzogera kugira ngo ikiganiro rwose tuzaba twaprodingaho kijye gihita kikugereraho ku gihe. Mu kubagezaho urutonde rwose, reka mbanze babwire bimwe mu by'ingenzi bagenderaho batondeka ibi bihugu. Ikintu cya mbere bagenderaho ni umubare w'abasirikare cyangwa se active force. Ibi bisobanura umubare w'abasirikare biteguye kujya ku rugamba isaha iyo ari yo yose. Reka tujye ku cya kabiri. Icya kabiri bagenderaho ni umubare w'intwaro ndetse n'ubushobozi bwazo. Icya gatatu ari nacyo gikomeye, hari umuntu abona ko bashobora kuba ari byo bagendeyeho, nkaho ubu rwose gihangayikishije isi ni nuclear weapon. Iyi nuyumva uzajya wumva intwaro kirimbuzi. Iki nicyo kintu cya gatatu bagenderaho batondeka uru rutonde. Ngiye kubagezaho uko ibihugu bikurikirana, ubundi rwose discussion cyangwa comment cyangwa se analyse turazitera rwose tumaze kumva cyangwa se gusobanukirwa uru rutonde. Mu gutangira ngiye guhera ku 10 wa nyuma. Hano kuri runo rutonde 10 wa nyuma muri top 10 ni igihugu cya Turuki cyangwa se Turukiya. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cy'Ubudage. Ku mwanya wa 7 turahasanga United Kingdom cyangwa se igihugu cy'Abongereza. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Iran. Ese uratekereza ku mwanya wa 5 ari ikihe gihugu gihari? Ku mwanya wa 5 hari igihugu cya South Korea. Ku gihugu cya 4 rwose hari igihugu cy'Ubushinwa. Naho ku mwanya wa 3 hari igihugu cya Israel. Ku mwanya wa 2, ese uratekereza ku mwanya wa 2 ari inde hagati y'Uburusiya na Amerika yaje ku mwanya wa mbere? Ibyo murabimbwira muri comment. Ariko reka mbagezeho uwo bashyize ku mwanya wa 2. Igihugu bashyize ku mwanya wa 2 ndabizi amatsiko yabishe, ariko igihugu bashyize ku mwanya wa 2 ni igihugu cya Amerika.
cyangwa se United States. Igihugu cyaje ku mwanya wa mbere ni igihugu cy'Uburusiya kwa Vladimir Vladimirovich Putin. Ese uru rutonde weho urubona? Ese ni icyo ubona wajajinga cyangwa wakritika kuri uno muntu yaruteguye? Aha niho tugiye guhera tubaganirira bimwe byagiye bivugwa n'abanyamakuru cyangwa se abahanga mu bya politiki. Ubu bavuga ko igihugu cya Koreya, abantu benshi bibaza bakavuga bakanashaka gusobanuza impamvu kitaje kuri uru rutonde, ahubwo bagashyiraho umwanzi wacyo w'ibihe byose ari we South Korea cyangwa se Koreya y'Epfo. Ibi niho abahanga mu bya politiki bahereye bakritika iyi lisite cyangwa se uru rutonde. Ariko ku rundi ruhande, ikinyamakuru nasomye cyo bavuga ko impamvu igisirikare cya Koreya ya ruguru batagishyize kuri uru rutonde ari uko muri ino minsi kiri gushinjwa kohereza ingabo mu Burusiya kurwana ku ruhande rw'Uburusiya, aho Uburusiya buhanganye na Ukraine. Akandi kantu bagarutseho rwose kanasekeje, nawe ndabizi ko kagusetsa, ni ukuntu igihugu cya Isirayeli bagishyize ku mwanya wa gatatu, Ubushinwa bakabushyira ku mwanya wa kane. Ibi bintu byasekeje abantu benshi, nawe ndabizi ko uri kubyumva kuri guseka. Nawe ibaze aho igihugu cya Isirayeli kiza imbere y'Abashinwa. Ibi urumva ko wenda sinzi ibyo bagendeyeho, ariko aha rwose ntabwo twemeranya. Igihugu cya Isirayeli kiri mu ntambara n'umutwe wa Hezbollah, Hamas, ndetse yewe n'amakimbirane ahoraho hagati ya Irani ndetse nacyo. Nk'ubu njyewe icyo naheraho mvuga ko rwose Isirayeli itagakwiye kuza imbere y'Ubushinwa. Nk'ubu ubwirinzi bw'ikirere bwa Isirayeli muri iyi minsi rwose bwari bwarangiritse, aho roketi zivuye muri Libani zijugunye n'umutwe wa Hezbollah rwose zisanzuraga zigasenya ibintu byinshi muri Isirayeli. Aha niho Amerika yahereye ibafasha kubaha ubwirinzi bwa Iron Dome bubafasha kurinda ikirere. Inshuti bakunzi ba Ishijiriye Official, ndabashimiye rwose. Imana ijya igomeza ibaha umugisha. Nongera gushimira buri umwe wese yafashe umwanya we, igihe rwose kitageze no ku masegonda agakanda subscribe, ndetse akaba akora share, akaba ajya no muri comment akatwandikira. Rwose mbabwira ko hari igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikindi cyifuzo cyangwa se comment kuri ibi tumaze kuganira, wasimbukira muri comment rwose ukandikamo, turabibona kandi tukagira icyo tukubwira. Ikaze rero ku kindi kiganiro tuzongera kugira. Iki cyo kirangiye. Murakoze, asanteni sana. Imana igomeze kubarinda. 입니다. 입니다.